Ibimenyetso bitatu bigaragaza neza ijana ku ijana yuko uzajya mu ijuru. Icya mbere, kwizera Yesu. Yohana 14:6 haravuga ngo ni jye nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Bivuze ngo Yesu niyo nzira yonyine yakugeza mu ijuru. Ntabwo ari amadini, nta dini runaka twavuga Yesu Kristo wenyine niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Ntabwo ntawe ujya kwa Data atamujyanye. Niwe wenyine washaka kugezayo. Icya kabiri ni uguhinduka. Kwizera Yesu bijyana no kumukurikira. Kumukurikira bijyana no kumukunda. Kumukunda bikajyana no gukora ibyo yifuza. Gukora ibyo yifuza nta kindi, ni ukwirinda ibyaha, ni ukugendera mu nzira ashaka, ndetse wanateba ukaba nk'ugwaho gato, ugasaba Imana imbabazi, ukongera ukagaruka mu buntu bwayo. Kuko abakora imirimo ya kamere ntibere imbuto zikwiriye abihannye, ntabwo bazinjira mu bwami bw'ijuru. Ugomba guhinduka, ugahindura imigendere, imitekerereze, imivugire, muri make ugahinduka ukaba undi muntu mushyashya. Ko ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu uri muri Kristo Yesu aba abaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Bivuze ngo ntabwo uba ukigendera mu nzira za kera z'ibyaha, uba ugendera mu nzira nzima zo gukiranuka. Icya gatatu ari nacyo cy'ingenzi ni amategeko abiri. Kundisha Imana mu mutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'ubuzima bwawe bwose, ndetse unakunda abandi. Imana ni urukundo. Bivuze ngo niba natwe tuyikunda dukwiriye gukunda abandi. Ntabwo waba uzi ko ufite abantu mu buzima bwawe udakunda, uriya muntu ngo ngiye ngo simukunda, warangiza ukavuga yuko ukunda Imana. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo dukunde abanzi bacu, yewe n'abanzi bacu tubasabire umugisha. Bivuze ngo ubaye ukunda abantu bagukunda gusa, ntabwo urwo ari urukundo rw'ukuri. Kuko urukundo rw'ukuri ni kwa gukunda wa muntu nawe utagukunda, nawe ukamukunda. Kandi niba tunakunda Imana, iyo ukunda umuntu ntabwo ushobora gukora ikintu kimubabaza, kubera ko nyine uba wirinda kumurakaza. Niba natwe dukunda Imana, twirinde gukora ibiyibabaza, twirinde gukora ibintu nyine bitayishimisha. Shalom.